Katubaye karibu nanone kuri Key Property Rwanda nemera nkuko bisanzwe aho dukomeje kugenda dutemberana tureba niki dufite ku isoko mu byukuri n'uwitegereza kuri video dufite uyu munsi ubona ko i Kigali bari kuzamura urwego rw'imyubakire. Uyu munsi rero twakoze turi Kanombe hafi no ku bitaro neza kuri kaburimbo aho tuje kureba ino nzu nziza cyane ni villa iri kugurishwa miliyoni 220. Ni inzu ifite ibyumba 4 na office dushaka toilette 3 sauna na salamanje, igikoni cyiza cyane kiri moderne, rooftop design ndetse na hanze decoration na design ni perfect. Parking hano ushobora gushyiramo imodoka zawe zigera muri 6-7 bitewe n'uko zingana. Turi kuri kaburimbo, ubuso ni 500. Reka dutembane ino nzu akandi ku kandi, reka dukore tu. Kuri kaburimbo neza inzu yacu ni hiri, wana ko ni inzu nziza cyane ku muhanda wa kaburimbo principale ihari mu masegonda make cyane. Karibu rero muri parking nziza nini, reba design hano, amatara ibaza nka nimugoroba ukuntu biba bisa neza. Parking nini cyane hano ushobora kuza ugaparika imodoka zigera mu modoka 6 cyangwa se 7 ziparitse neza. Karibu, design nziza perfect, umweru mwiza, rooftop hejuru, bariko zitandukanye. Reba hano uru ruhande dufite indabyo nziza cyane bagiye bashyiraho, birasa neza cyane. Reba nutubuye kuza ukageza hano, aha tukagera ndetse na office ya gatanu. Ubona ko ni ibintu byiza cyane, bakomeze baze batwereke kugeza hano ni jardin nziza cyane. So tugikomeje rero reka tukomeze turebe n'ibindi bice. Rooftop yacu turebe ese rooftop yacu iduha iyihe view. Karibu mbereke rooftop. Ubona ko hano mu gikari rwose ni hanini, dufite ahantu heza harimo amakaro, birasa neza cyane. Karibu rero ubona ko dufite rooftop nziza isa neza cyane, nziza cyane, iduha view nziza cyane, akakayaga neighborhood nziza cyane. Nako birasa neza. Reba tuno dutara bitanga urumuri rwiza cyane nimugoroba, amavaze meza cyane bagiye baduha hano, n'ahantu waza ugashyira umutaka mukicarira mukaciringa n'abantu, birasa neza. Reba runo rukuta birasa neza cyane. So karibu rero kuri 220 wigurira inzu. Ahangaha turi na ahantu hazakajyamo akabingaro, na ahantu heza cyane, agatapi bashyizeho. Reba zino ndabo zirano ibiti byiza cyane bizana umuyaga ku bantu bazabicara, bazashyiraho akabingaro wayigura ugashyira muri bano hose. Design iri hano ubona ko ni design nziza perfect. Miliyoni 220 Kanombe hano hafi yo ku bitaro, harimo n'ibigano wagura ino nzu. Reka dukomeze tugene handi turebe uko bimeze. Dutembagire inzu yacu rero, ubona ko hano hanze kuri bariko reba amavaza hari, birasa neza. Iyi bariko nziza cyane imbere kuri salo, amabara meza, design nziza cyane. Ubona ko bashyizeho imitako, amavaze hanze ahantu hose. Reka dukomeze tujye no mu nzu turebe uko bimeze. Bereke no mu nzu turebe ubwiza dufite. Wow, salo nziza cyane, baduhana n'amaido ku muntu yiguze, ni ibintu bisa neza. Tukagira salo nziza gypsum ndetse yisanzuye. Reba iyi TV stand, design nziza cyane, indabo zitandukanye bagiye bashyiramo. Reba hasi utubati twinshi kandi kuri TV duhagije, design nziza ahantu hose. Ubona ko ni imitako, birasa neza. Reka dukomeze mbeke sitting room. Salamanje ubona ko dufite dining room nziza cyane, isa neza, yisanzuye, nini, nayo ikagira umuryango usohoka hanze. Ubona ko isa neza, tukagira agasinki keza cyane ko gukarabiramo. Ubona ko amazi ni sawa cyane, ubona ko ni ibintu byiza cyane. Rikambaye karibu mu gikoni. Ikiza rero cyacu closing ntabwo kiri open kuko gifite umuryango wacu. Dufite igikoni cyiza rero kinini, kigari, gihagije, gifite utubati twinshi kandi tukajya n'imashini ifata imyotsi aho gushyira oven. Reba hano ibintu byose, utubati twinshi tw'umweru tumeze neza duhagije. Ubona ko ni ibintu bisa neza. Ngiyi aho kukarabira kogereza iravabo. Ubona ko ni ibintu byiza cyane, ubona ko amazi hano ni sawa cyane. Mu gikari rero mbereke, ubona ko dufite igikari cyiza kinini, kisanzwe ahantu ho gukora amasuku yawe. Ubona hashyiramo amakaro. Igikoni ahantu ho kogereza ibintu byo hanze. Hano dufitemo igikoni cyo hanze ku bantu bakenera amakara. Hano tukagira icyo bita douche na toilette ndetse n'inzu y'umukozi, tukagira n'ikigega cy'amazi. Reka tujye rero no mu byumba mu nzu turebe. So reka duhere rero mu cyumba cya mbere cy'abashyitsi. Kari ubona ko ni icyumba cyiza
self container. Hano turaza tukabona iyi dushe na toilette y'iki cyumba, ubona ko ni dushe nziza nini ifite shower zimeze neza, toilette ngiyi hasi nziza cyane biri moderne. Reba naha ngaha ahantu ho gukarabira, utuntu twiza, amazi ameze neza cyane, ubona ko irasa neza. Tukajyana aka kantu hano ko gushyiramo utuntu twawe muri dushe. Reka tujye mu cyumba naho turebe. Mu cyumba rero ubona ko ni icyumba cyiza, dufite icyumba kinini uza ugasangamo amarido, ubona ko ni ibintu bitanga ubwiza, icyumba cyisanzuye kimeze neza. So reka tujye kureba n'ibindi byumba bitatu bisigaye. Mu bindi byumba bitatu bisigaye, aha dufite ibyumba bibiri bisangira dushe na toilette, ariko reka mbanze mbereke master room tubone kureba ibindi byumba bitatu bisigaye. Karibu, bibiri bira bisigaye. Wango ukiza hano winjiye muri master, reka dukomeze mbereke. Ni master nziza ifite dushe na toilette, kanyibereke nyuma. Ni karibu mu cyumba, ubona ko wow, ni gypsum parafo, icyumba cyiza kinini gisa neza cyisanzuye, ubona ko ni icyumba kinini. Reba aka, ubona ko aha badushyiriyemo garde-robe nziza cyane nini ihagije, miruwari nziza cyane yo kwireberamo, akabati keza k'umweru gasa neza cyane. Aha ngaha nanone tukaza tukagira uyu muryango se usohoka ujya hanze, tukajya muri bariko yo hanze. Karibu mbereke bariko, nayo ni nziza cyane. Urabona ko iyi bariko yo kuri master hano usohotse uvuye mu cyumba, uraza ukahita wagisesinga hano muri office, nkuko nabibabwiye, ukahita uza hano ni muri office ya gatanu. Mubona ko birasa neza. Reka mbereke rero ahandi hasigaye. Komeze turebana ko iyi master yacu inini ni ngari cyane, irasa neza, irisanzuye. Reka turebe master nuza iyi dushe na toilette ya master room. Muri dushe nziza cyane, ikinga rwose yubakiye, imeze neza, irasa neza cyane, dushe nini. Reba nawe izi sink zano zo gukaramo ebyiri ku bantu babiri batandukanye, aho gushyira amayisume, birasa neza cyane. Reba hano iyi dushe na toilette mfite hano. Reba iyi toilette ni nziza cyane, toilette ya original, ibintu bisa neza, dushe yubakiye. Reba ahantu heza cyane hano ubona ko ni dushe nini ihagije. Reba ya masike hano, reba tuno tubati turi hano twiza dusa neza, ubona ko ni utubati tumeze neza, miruwari ebyiri zitandukanye, ubona ko iyi ni dushe nziza. Muze mbereke ibindi byumba. Reka mbereke bya byumba bibiri dusigaranye bisangiye dushe na toilette. Karibu mbereke, karibu. Ubona ko iki ni cyo cyumba cya gatatu, icyumba cyiza kinini, nacyo dusangamo parafo nziza cyane, amarangi meza asinze hano, ibintu ni perfect, nayo amarido ubona ko arimo ni ibisanzwe. Tuvuye muri iki cyumba rero, reka mbereke ikindi cyumba cya nyuma cya kane, ndetse ibi byumba bibiri biza bigahurira muri dushe na toilette imwe, iraninze rijya mu gikari. Dore icyumba cya nyuma cya kane ngiki. Wow, ibyumba byiza, ibyumba binini bihagije, birasa neza. Reba, ubona ko ni ibyumba byiza, bisa neza, biri perfect, amarido muri buri cyumba birasa neza. Noneho ibi byumba bibiri muze mbereke dushe na toilette bihuriramo. Toilette bya byumba byacu bihuriramo, nako toilette nziza cyane, ubona ko ni amatoilette meza cyane bakoresheje iya original, ubona ko birasa neza, shower nziza cyane. Reba aka gasinki keza cyane, amazi afite pressure nziza cyane, kandi ngo i Kanombe nta kibazo cy'amazi cyane. Reba miruwari, amatara, ubona ko biri perfect, ni ibintu byiza cyane. Nuko rero tumaze kubona tuwa yacu, ubona ko tumaze gutemberana inzu nziza cyane, aho turi Kanombe hafi n'ibitaro. Ni ahantu heza cyane kuri kaburimbo neza, ni inzu nziza cyane y'umweru, ubona ko ni villa nziza cyane, ari kugurishwa $220,000, kandi zirimo ibiganiro. Igizwe n'ibyumba 4, dushe na toilette 3 na salamanje, office, igikoni cyiza cyane kiri moderne, annex hanze z'abakozi, parking nziza cyane, ubona ko ushyiramo imodoka zawe 7 ziparitse neza, amadesign meza cyane, indabo, ibiti bitandukanye bagiye baduha, birasa neza cyane. Kuri kaburimbo, hamagara uyu munsi kuri screen hariho nimero zo tugusurisha ino nzu ubashe kuyigurira. Karibu.